Ikaze inshuti bakunze ikiganiro neza kinyura kuri Danes TV mwiriwe neza mugoroba mwiza w'umugisha igendeye Clementina ubagezaho iki kiganiro bakundwa umwaka wa 2026 ni umwaka usanzwe n'amahirwe mashya y'urugendo rushya igice gishya cy'ubuzima Imana iguhaye ariko nkuko Bibiliya ibivuga nimwiyambure umuntu wa kera mwambara umuntu mushya Abefeso ibice 4:22 kugeza kuri 24. Ibyo bisobanuro ko kugira ngo 2026 ikubera umwaka w'ineza intsinzi hari ibintu ugomba guhora wibutsa buri gitondo ubuzima bwawe bakundwa buri gitondo n'intangiriro nshya uburyo ubyuka ibyo wibwira ibyo wibutsa umutima wawe bigena uko umunsi wawe umera uko ufata ibyemezo naho ugera mu buzima niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitatu by'ingenzi ugomba guhora wibutsa buri gitondo ya 2026 kugira ngo ubeho ufite ubuzima bufite intego ibyiringiro n'intego. Icyambere Imana iragukunda kandi ifite intego ku buzima bwawe. Inshuti iki ni ikintu cya mbere kandi gikomeye ugomba guhora wibutsa buri gitondo mbere yo kureba ibibazo mbere yo kureba amakosa wakoze ejo mbese iyo kureba bitagenda neza mu buzima bwawe wibutse ko Imana igukunda. Urukundo rw'Imana ntiruhinduka. Bibiliya iravuga iti kuko yakunze isi cyane nuko itanga umwana wayo w'ikinege. Yohana ibice 3:16. Ibi bivuze ko urukundo rw'Imana rutagereranywa uko umeze uyu munsi ntigushingira ku kuba warakoze neza cyangwa nabi niko urukundo ruhoraho buri gitondo wibutse uti Imana irankunda uko ndi. Inshuti iyo wibwira ibi ubaho ubuzima bwuzuyemo kwicira urubanza ubwoba no kwirenganya n'abandi ariko iyo ubyutse ugenda mu buzima bufite amahoro Imana ifite intego ku buzima bwawe. Icyo ni icya kabiri hari abantu babyuka buri gitondo bumva ko nta mpamvu yo kubaho bafite ariko Bibiliya iragira iti kuko nzi imigambi mbagirira n'imigambi y'amahoro si y'ibibi yo kubaha iherezo n'ibyiringiro. Ibi tubisanga muri Yeremiya ibice 29:11. Buri gitondo ibutsa uti ntago ndi impanuka ndi umugambi w'Imana. Mukundwa nubwo waba utarabona neza icyo ugomba gukora menya ko Imana ifite aho igana ubuzima bwawe. Uyu mwaka si umwaka wo kubaho utaza aho ujya ni umwaka wo kugena wizeye ko hari Imana ikuyobora. Ibi bidufasha gute? Iyo wibutsa ko Imana igukunda kandi ikagufasha ugabanya kwiheba ugira icyizere mu bihe bigoye ugira imbaraga zo gukomeza niyo ibintu bigoye bityo buri gitondo cy'uyu mwaka tangira wibwira uti Imana iri kumwe nanjye uyu munsi. Igice cya kabiri ni gute ufite inshingano ku byemezo nahitamo uyu munsi. Nshuti bakunzi ikintu cya kabiri ugomba guhora wibutsa buri gitondo n'umugoroba nuko ubuzima bwawe bugira aho buva ku byemezo ufata. Ushobora kwinjira muri uyu mwaka utegereje ko ibintu bihinduka byonyine. Ibyemezo byawe bigena aho uzagera. Bibiliya iravuga iti ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ibi tubisanga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6:7. Inshuti ibi bisobanuro ko buri munsi ari amahitamo
guhitamo neza cyangwa nabi, guhitamo gukura cyangwa gusubira inyuma, guhitamo gutwara n'uwatsinzwe cyangwa n'uwatsinze. Buri gitondo cyangwa buri mugoroba wibutse uti uyu munsi ndafite amahitamo. Mukundwa, ntuvuge uti niko bimeze cyangwa nta kindi nari gukora. Imana yaguhaye ubwenge n'ubushake bwo guhitamo. Ntugashyireho urwitwazo. Abantu benshi bahora bashinja ababyeyi, igihugu, ubukene, amateka yabo. Ariko 2026 ni umwaka wo kuva mu rwitwazo. Wibutse uti nshobora guhindura ejo hazaza hanjye uhereye ku byo nahisemo uyu munsi. Nubwo hari ibyo utahinduye mu gihe cyashize, ufite ubushobozi bwo guhindura uko ubyitwaramo. Ibi bigufasha gute muri uyu mwaka? Iyo wibutse ko ufite inshingano ku buzima bwawe, uhagarika gutekereza ku bandi no kubakorera. Utangira gufata icyemezo cyo kwiga, gukora, gusenga, kwiteza imbere, kugira disipurine mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buri gitondo cyangwa buri mugoroba cy'uyu mwaka wibwira uti uyu munsi ndafite icyemezo cyo kuzagera ku ntsinzi. Igice cya gatatu, agaciro kandi ushobora gutera intambwe nto. Bakundwa, iki ni ikintu cya gatatu kandi gishimangira ibindi byose. Abantu benshi babaho bumva ko nta gaciro bafite, bumva ko batashobora kugera kure. Ariko ukuri ni uko ufite agaciro gakomeye imbere y'Imana kandi ushobora gutera intambwe niyo yaba nto. Ufite agaciro kurusha uko wibwira. Bibiliya iragira iti ndagushimira kuko wandemye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Tubisanga muri Zaburi 139 umurongo wa 14. Ibi bivuze iki inshuti zanjye? Nturi umuntu usanzwe, nturi uwo gupfukiranwa. Ufite impano n'ubushobozi wihariye. Buri gitondo wibutse uti mfite agaciro. Ntukwemere ko amagambo y'abantu, amateka mabi cyangwa gutsindwa kwa kera bikugena. Intambwe nto nazo zibara. Bakundwa, abantu benshi bacika intege kuko bashaka impinduka nini vuba. Ariko Bibiliya iragira iti ntukakereshe umunsi w'intangiriro nto. Ibi tubisanga muri Zakariya 4 umurongo wa 10. Uyu mwaka 2026 ntibisaba ko wohindura byose icyarimwe. Iragusaba gutera intambwe imwe uyu munsi, gukora icyiza gito uyu munsi, gutera intambwe gato kurusha ejo. Buri gitondo cyangwa buri nimugoroba wibutse uti intambwe nto ntera uyu munsi izanyereka aho njya. Ibi bigufasha gute? Iyo wemeye agaciro kawe kandi ugatekereza ku ntambwe nto, ureka kwigereranya n'abandi, ukagira kwihangana mu rugendo rwawe. Uboneza ibyishimo mu byo wagezeho n'iyo byaba bito. Bityo buri gitondo cyangwa buri nimugoroba wibwira uti uyu munsi ndatera intambwe n'iyo yaba nto. Umusozo w'iki kiganiro bakunzi ba Danes TV, 2026 ishobora kuba umwaka w'ineza, intsinzi kurusha indi yose yabayeho. Ariko bishingiye ku byo uhorana mu bitekerezo byawe bya buri gitondo cyangwa nimugoroba. Reka dusubiremo muri make. Wibuke ko Imana igukunda kandi ifite intego ku buzima bwawe. Wibuke ko ufite inshingano ku byemezo ufata uyu munsi. Wibuke ko ufite agaciro kandi ushobora gutera intambwe into
niba uzajya wibutsa ibi buri gitondo cyangwa nimugoroba uzabona ko imitekerereze yawe ihinduka, uko imitwarire yawe ihinduka, nuko ubuzima bwawe bugenda buhinduka buhoro buhoro. Turagushimira gukurikira ikiganiro Ineza kinyura kuri Danis TV. Ntukibagirwe impinduka nini izatangirira ku bitekerezo byiza bya buri munsi. Shalom.